hari hashize igihe ntababona be urukumbuzi ni rwinshi rwinungwemo be gwamo icyo gato ni unique. Unique ni izina na risobanuye ko umuntu nyine ari udasanzwe udahuye udafite icyo ahuriyeho n'abandi bantu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kidasa n'ikintu. Njye rero iryo zina ntabwo ari njye waryihaye, ni abashuti banjye bandebye nyine babona ko ndi unique bararema. Ni umuhanzi w'inshuti yanjye witwa Mula. Simbizi kereka wewe umubajije, ariko buriya yarandebye abona ko ndi unique. Hari igihe twari turi no muri studio turi gukorana akajya mbaza ati se ubundi Tonny urumva byuzuye kweri kwitwa akazina kamwe? Urabona we yitwa Social, Mula, Butera, Knowless n'abandi. So njyewe rero nanjye yarambwiye ati nanjye ndumva byakubera ugize izina rya kabiri. So niko kunyita unique. Ese waba waragize umubano mwihariye na Social? Oya. Uriya ni musaza wanjye mu muziki. None se twarakoranaga twarahuraga buriya yarabirebye tu. Yarebye udufuti twanjye areba n'udukarite twanjye abona biratandukanye n'abandi banareba. Oya nako kabisa, uriya ni nka musaza wanjye mu muziki, turi inshuti kuva kera, bambaye hafi guhera ku ndirimbo yanjye ya mbere, so turaziranye kwa. Umva ejo bundi nanakoze na interview, umuntu arankora titira yita ngo baravuga ngo nsana Knowless, kandi ntabwo dusa ahubwo kuvuga nanjye na mama umbyara ajya bimbwira. Tuvuga cyane kuva nasohora indirimbo ya mbere utangiye kuvuga mu bitangazamakuru. Ubanza zino mikoro zanyu zifite ukuntu zibigenza. Ukibyumva witekereza iki? Na mbere ntabwo byumvaga mbere. Njyewe iyo ndi kuvuga ntabwo mbyumva, niyo ndi kumwe abandi bantu nibo babyumva, cyane cyane kuri radio barambwira na comment ni aho nayibona hose bavuga ko ndi kuvuga nka Knowless, no kuri telefone, ariko nyine njyewe mba numva ntameze nkawe. Bakavuga ko musa. Ntago dusa. Barabivuga guseka ariko ntago njye mbona tudasa. Inyinya se King James nayifite. Na King James arayifite. Nanjye birantungura ariko nyine narabyakiriye. Turi Abanyarwanda. Ntago twabiganiriyeho ariko twarahuye, of course turasuhuzanya, turanifotoza. Ndibuka nigeze gushyira hanze ifoto nkinanutse kuko narabyibushye twita mwipakurura. Ubu ngubu rero kera nkinanutse nibwo wabonaga ko tujya gusamo ukuntu, ariko ubu ntago dusa. No kuvuga kimwe nyine ubwo nawe sinzi niba ariko abyumva, ariko njye mba numva ari ibintu bisanzwe. Oya unique ntago azinanura, azaguma ari unique. Ndabyibuka natangiye umuziki mfite ibiro 60, ubundi muri 70 na siporo yo ngomba kuyikora, n'ubundi kuyikora kuko mbere yuko nsohora indirimbo nari nifite ibiro byinshi cyane, nanone ngabanyaho. Ubu rero ngomba kugabanyaho nk'ibindi nka 5. Video ni indirimbo y'urukundo, ni indirimbo iririmba ku bakunzi bakumburanye, mwabwira mugenzi we ati ndagukumbuye gwinungwemo. Iyo umuhanzi agiye guhimba areba muri societe, rero cyangwa akareba ku bintu byabayeho. Njyewe kuri iyi ngiyi ntabwo ari true story, ntabwo ari ibintu byabaye ku nshuti zanjye cyangwa ngiye byambayeho, ni kwa kundi ureba muri societe ukurikije urukundo uko biba bimeze ugahimba. Nta gahunda afite yo kongera kubura
mbonereho no gusaba imbabazi abafana banjye, abantu bambaye hafi guhera kera, guhera 2014 nkizana sawa sawa. Ndabashimiye cyane, ndagira ngo bambabarire, iyi nshuro ntago nongera kugenda. Ese n'iki cyari cyaratumye? Ntago byari byoroshye nk'umuntu wafashwe na lebo ku munsi wa mbere asohora indirimbo ya mbere. Ntago nari nzi industry, ntago nari nzi ukuntu ibintu bikorwa, so kubitangira kubikora wenyine wavuye muri lebo ntago byari ibintu byoroshye. Naragerageje nyuma yaho mpura na challenges zikomeye cyane, ariko ubu ngubu sava narabimenye. Gukora wenyine ntago nari kubishobora ndi njyenyine, byansabye ko ngerageza gushaka abantu bamfasha, kandi no guselectinga abo bantu ntago ari ibintu biba byoroshye. Byarangoye, ariko ubu ngubu ndi settled nta kibazo. Ntago ari lebo, ni timu y'inshuti zanjye za hafi, famille. Abafana banjye bitega imikorere mishyashya, kuririmba bo byaranahindutse nabyo bitewe na system tugezemo yo kuririmba. Byari improvinze injyana, ibintu bidasanzwe, ariko nyine ni wa wundi ni Tonny Unique. Nabasaba gukomeza kunshyigikira, kumba hafi nkuko byahoze, kandi I promise nta hantu nenda kujya ubu ngubu. Hari hashize igihe kingana n'umwaka ntakora. Ikibuga cyateye imbere, abantu barakora neza, abantu bafite umuhate ukomeye cyane, bateye imbere, indirimbo hanze ziragerayo, so ibintu bimeze neza. Umwihariko se ni ugukora cyane, nanjye nkajya kuri iyo ritime bariho, wenda nashaka nkanayirenga bikunze. Ni ugukora cyane. Ntago mbizi, ntago nzi impamvu, ariko ubanza ariko mbona abahungu baturusha imbaraga cyane, no mu buzima busanzwe baturusha umuhate, so natwe ngira ngo hari igihe ducika intege mu gihe ibintu biba bikomeye cyane, cyane ko iyi industry atari ikintu cyoroshye cyane, ni ikintu kinini, ni business kinini cyane. So ngira ngo bahura n'izo mbogamizi bakaba baretseho gatoya bakongera. Ntago ari uko baba banze kuririmba, kuko umuntu kugira ngo ajye gutangira kuririmba byonyine indirimbo ya mbere ababikunda, abanabishaka. So ntago twabita cyangwa mwatwita abantu b'abanebwe, ntago turi abanebwe, ahubwo no kuba byagoranye cyane, dufite n'inshingano nyinshi cyane. So izindi nshingano izihe ntabwo nzizi, kuko sinaganiriye na buri umwe byagiye bibaho ngo ambwire. Izanjye nanjye si Mana yanjye ko mbaho ubuzima bwinshi. Mfite ubuzima bwa famille, mfite ubuzima bw'akazi ku ruhande nkora, mfite nanjye ubwanjye kwiyitaho, so ni ibintu biba bitoroshye. Maze kugira video 6, album yo urumva nyine nzakora nyuma yaho, nimbona koko harimo indirimbo zigomba kujya kuri album yanjye. Of course nzasohora album, ntago nzakomeza kuririmba kamwe, nzasohora album, ariko ntago nari namenya indirimbo zigomba kujyaho cyangwa ikindi cyarimo kubaka. Abagenzi banjye bahagaze neza bose pe. Oya, ubungu mbere ngewe niko nari mbizi, nari nzi ko umuhanzi nyine udafite lebo adashobora kuririmba, ariko ubungu wego ku Mana yanjye urakora, murahari namwe abanyamakuru kudufasha. Nukuri yakora yabishatse. Upfa kuba ufite talent, atari ibintu byo gushakisha, kuko abanyarwanda bagucishamo ijisho. Iyo utabizi uri aho ngaho uri kubeshya abantu barabibona, ariko iyo wiyumvamo impano uraza anyhow urakora. Hari hashize igihe ntakubona be, urukumbuzi ni rwinshi ngwinungwemo be, komo mukomeze mukurikirane gwamo, muyikunde, munteze imbere, muyitanga ahantu hose hashoboka. Muraba mushyigikiye umuziki wanjye n'umuziki w'abanyarwanda bose. Tonny Unique kumukurikira ni kuri Facebook ni Tonny Unique, Instagram Tonny Unique,
YouTube channel yanjye nayo ni Tonny Unique, ni naho muri bukuri iyo ndirimbo. Twitter ni Tonny Unique, so ibintu byanjye byose nkoresha izina rimwe. Mukomeze mudushyigikire. Love you.